byaromonganye yaragiye. Je comprends rien. Ntacyo mbyumvamo njyewe. Ubwo se urashaka kumva iki? Urashaka ko bivuga mu gifaransa? Mu giswa yaragiye agenda adasezeye arazinga n'urubyaro rwaragenda. Aho yagiye ntaho nzi. Birantunguye. Nuko byagenze rero. So guys, nongeye kuba naguha ikaze hano kuri Venke Empire ndetse no kuri filime yacu Urukundo rw'inzitane. Kandi nongeye kuba naguha ikaze wo mukunzi ukunda filime yacu Urukundo rw'inzitane ndetse unayikurikirana umunsi ku munsi. Rero iyi ngiyi bayita tuganiresha. Niba ushaka kuba wamenya buri kimwe cyose kirekeye kuri filime yacu Urukundo rw'inzitane, icyo usabwa no kwakurikirana kino kiganiro paka kirangiye. Kandi nkwaye nikaze niba wifuza kuba waba umunyamuryango wa filime yacu Urukundo rw'inzitane. Murabizi ko ubu ngubu tuvugana Darirene yamaze kuba yisubirira mu rugo iwabo mu cyaro kubera ko ibibazo yahuriraga byo mu mujyi byari bimaze kuba byamurenga. Darirene twari tuzi nk'umukire, Darirene twari tuzi nk'umuntu wiyubaha cyane bya danje. Twari tumaze kuba twabona ko bamaze kuba bamwandagaza ku rwego rwo hejuru, kandi Darirene nta n'ikintu na kimwe yigeze akora, ahubwo ikintu ajya akora ari ukuba yagirira neza abantu bo, aho kugira babe bamwigirira neza ahubwo bakomeza kuba bamwitura inabi ya danje, aho kugira babe bamutega amatwi bamwumve ahubwo bakomeza kuba bamufata nabi cyane. Ese uratekereza kuba Darirene ubu buzima akomeje kuba yacamo bukomeje kuba bwamugora bende kano kageni, uratekereza azakora iki? Guys, nkwaye ikaze. Niba ari bwa mbere wisanze hano kuri channel, turagusaba kugira ngo badutere inkunga ko wakanda kuri buta subscribe mu cyane ibiganiro zose za filime yacu Urukundo rw'inzitane. Turagusaba kugira ngo ube watanga ibitekerezo utubwire nawe ukuntu ubura kwiyumva kuri filime yacu Urukundo rw'inzitane. Murabizi ko Bishop ntako atari yagize ngo arebe uburyo bwari bwo bwose yafashemo Darirene areke kuba yangara ku gasozi, ariko twamaze kuba twabona ko umugore we byanga byakunda. Ikintu yifuza cya mbere ni ukuba yabona Darirene yirukanka ku gasozi nta n'ikintu na kimwe yimarira. Kandi turabizi ko Darirene nta kosa yigeze akora mu buzima bwe, nta n'ikibazo na kimwe yigeze ateza muri no rugo rwo kwa Ngoga cyangwa se muri no rugo kwa Bishop ku buryo bituma bamufata gutya bene kano kageni. Darirene twese twari tumuzi nk'umwana mwiza witunda, ariko buri muntu wese yiyambaje, buri bantu bose agiye ahungiraho twamaze kuba twabona uburyo bagiye bamufata cyane, bamufata nabi ku rwego rwo hejuru nk'aho ari umuntu wakoze icyaha. No, Darirene yamaze kuba yabona ko ibintu byose bitangiye kuba byamucanga, yamaze kuba yabona ko mu mujyi nubwo yari afitemo inshuti magara, nubwo yari afitemo abavandimwe bo yitaga inshuti magara, yabonye ko mu mujyi atari ikintu cyo kuba wakinisha. Yabonye ko mu mujyi buri muntu wese aba ari nyamwigendaho, ahitamo kuba yisubirira iwabo mu cyaro kwivuko. Ese Darirene uratekereza zongera kuba yagira imbaraga cyangwa se zongera kuba yagira ubushobozi buzamusubiza mu mujyi? Ese urabona Darirene abantu bamuhemukiye bene kano kageni kandi tuzi uburyo yagiye abafashamo bya danje, uratekereza bizarangirira hano? Turabizi ko uyu mugore wa Bishop, mugabo wa Darirene, yafashije itorero ryabo aritera inkunga y'amafaranga menshi cyane, ariko maze kuba mwabona uburyo amwitwayeho bibi cyane. Maze kuba mwabona uburyo amufata nk'umuntu w'indaya uri aho ngaho udafite n'ikintu na kimwe yikorera. Kandi twamaze kuba twamenya ko uburyo yafashijemo Shanera, n'uburyo yamurihi amashuri, n'uburyo yamufashemo buri kimwe cyose n'imyaka bayiwe, ariko Darirene kuba yaba mu rugo rwe iminsi ngahe itumye agaragaza uwo ari we. Ese uribaza nk'uwo ari wowe wishize umwanya wa Darirene ukisanga ufite inshuti nka Shanera ikagufata gutya bene kano kageni, wowe
hanyuma y'ibyo bintu byaba bibaye muri ako kanya wowe wazamukorera iki? Ese wazamureka gutyo uzi n'ibintu yabagukoreye? Wazamureka gutyo uzi n'ububabare yabagucishijemo muri ako kanya? Guys, wowe ukurikirana filime yacu Urukundo rw'inzitane, nawe uba wifuza kuba wagira uruhare kuri filime yacu Urukundo rw'inzitane, niba uba ugeze hano kuri channel mba naguhaye ikaze, kandi mba nkusaba kugira ngo ube wadutera inkunga yo kuba wararemba urakanze kuri buta subscribe utarayikandaho, ukaba wayikandaho maze tukajyana mu bikorwa byose tuba turi gutegura umunsi ku munsi kuri filime yacu Urukundo rw'inzitane. Ngiye uri kubagazaho Zone Benedict, ngiye muri kumva kuri mikoro, ngiye muri gukomeza mugendana muri filime yacu Urukundo rw'inzitane. Ni ko nosenga venke rero ntabatindiye kongera duhurije ku episode kw'icya filime yacu Urukundo rw'inzitane. Ndabakunda cyane, ciao ciao.